ubwo ntabwo uri kundeba gusa ndakumva ariko sinkureba. Njye rero ubu turi kuvugana, njye nitwa Jihad, yego ndi umunyamakuru wa Katikati Media. Byaje guti? Cyaje nyine biza kubona haje ibihu kana yendaza utuntu tw'uduhu tukabunka imbere. Ibihu ni imbere haje nyine ukabona agenda ko naje nk'ikintu nyine cyo ishaka kurasa ku maso. Yego umukecuru tumaze kuganira, ariko nawe twifuje yuko twaganira. Mbere ya byose ndabanza kugushimira, uri intwari. Murakoze. Nitwa Rusangano Innocent, bashimiye ko muje kutuganiriza n'umutima mwiza. Tubahaye ikaze nshuti bakunzi ba Katikati Media. Muraho, murakomeye, nizere yuko mumeze fresh aho muri hose hagiye hatandukanye. Jihad in the house, naje nagarutse, nizere ko meze neza abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, ndetse na hano mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe abantu bari irwota amasimbi. Mumeze neza? Twaje rero twagarutse, ni Katikati Media, tuzajya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ahantu hagiye hatandukanye. Ntucikwe rero nk'uko mwakomeje kubinsaba muri benshi, duti Jihad ko tutari kukubona, naje nagarutse, naje n'inkuru zigiye zitandukanye. Kora subscribe kugira ngo buri nkuru yose ikozwe na Katikati Media ijye ihita ikugeraho. Aho tugiye turahageze nyirizina muri rusange, reka tuhagere noneho tuvunyishe. Mu kinyarwanda baravuga ngo ndavunyisha, noneho twumve yuko batwemerera yuko twaganira. Mzee uraho? Meze neza? Turashimira Imana. Gira hino tuganire. Karibu. Uraho? Amakuru ni meza. Imana ibahe umugisha. Amen. Hano tuje batubwiye yuko hari umubyeyi umaze hafi imyaka isaga 6 abana n'ubumuga bwo kutabona. Turagira ngo nimba bishoboka, nimba yaba ahari, tubashe kumuganiriza, dusangize abakurikiranye Katikati Media urugendo rw'uburwayi bwe kuva bwatangira kugeza n'iyi saha. Arahari? Ikaze. Yego. Twaganira. Okay. Nkuko twakomeje kubibabwira ku ntangiriro y'inkuru yacu cyangwa se iki kiganiro cyacu, uyu mubyeyi tumugezeho noneho nkuko twabibabwiye, abana n'ubumuga bwo kutabona, ariko siko yavutse. Ni ibintu byamujeho vuba hangaha akuze. Reka tuganire nawe atubwire ese byatangiye ryari, ese ubu bimeze gute. Mama uraho? Muraho neza. Ntabwo bagihana ibiganza. Ni gutya. Baba we. Noneho tubwire, uri umubyeyi w'abana bangahe? Abana 7. Hanyuma rero twamenye amakuru yuko ubana kuri ubu n'ubumuga bwo kutabona. Sinzi ko turi buze kuza kubivuga, ariko se byatangiye ryari, byaje gute? Nyine ngo utabona njyewe nayo muzima mbere mbaho gutyo, ndakura nshaka umugabo, turabana umwana wanyuma w'umuhererezi 2014 naho byahereye ntakibona. Numva mbese biza buhoro buhoro binyegera, ako nijoro simbashe kubona neza, nyine ndabigira naho nabona neza. Ubwo ntabwo uri kundeba? Gusa ndakumva ariko sinkureba. Njye rero ubu turi kuvugana, njye nitwa Jihad, yego ndi umunyamakuru wa Katikati Media TV. Ni byiza. Ni byiza.
hanyuma rero tubwire kuva 2014 nibwo ubwo burwayi bwaje bizamuka kugira ni munsi wa 2020 kuva muri iyo myaka yose imyaka 6 ishize ntabwo urabona ntabwo ndeba ntabwo ndeba duhe ishusho y'ukuntu byatangiye kugira ngo n'abari kutwumva abumve yuko koko ari ibintu bishobora kuba bibaho byaje guti cyaje nyine biza kubona haje ibihu kana ndazo tuntu kuduho tukabunka imbere ibihu imbere haje nyine ukabona agenda kunaje nk'ikintu nyine cyo ishaka korosa ku maso yego nubwo ariko namya kwivuza hose ndifuza hose bose bakambwira ati ni indwara yagiyemo nshaka babyihorere ndamya ndagerageza akaba musangwa akaba kunkora nziza nigahe nagiye nigahini biranga ubwo barambwira ngo ati intuza ikabwaye barayavura cyane ubwo tuyikabwaye nabwo abaganga benshi ngenda nabashima cyane afite intuza nziza bagira mbese kwakira abantu cyane neza ubwo bose baransuzuma abaganga bose biranga bagatekereza muganga nimugura samo uva kubaga tugira ngo barayabaga muri n'umukecuru witwaga Tereza duhura nagiye kwivuza ngenda agiye bararangiye byanjye baramvuye akira n'igihumbi we fanta utegereze nimba nawe gira ikintu bakora utegereze nta kibazo abana turabamenya nta kibazo ati igihumbi nsigara n'ibindi dogiteri aransuzuma biranga ubwo rero arambwira ati gendera ugura inkono ye yitwaza cyangwa se nyine nuko indwara ndabona ntacyo twayikoraho ngubwo ndabyakira nasaba bitari ubushobore wakora ikintu n'isengero gusa nk'Imana ubu mu magambo make kwa muganga byaranze amaso ntago ateze gukira ukundi ingenzi ko azakiraho ku mbaraga z'Imana ngiye ko n'Imana ku cyizere cyanjye numva nzakira gusa yakubye hanze ibindi simbizi kugira numva nzakira bitewe nuko mbona Imana ifite ubushobozi n'ububasha bwinshi uko byagenze sinkuzi uko nisanze ndi muzima byaje kugenda sinkuzi uko byaje niko bisimbizi kuvuga ngo ni Imana yo mu ijuru kuko ishaka gukora ubushobozi n'ubutware. Bakunzi ba Katikati Media ngira ngo uko muri kureba uyu mubyeyi hano ntabona nubwo mubona ameze nk'ubona ariko ntabona mama tubwire bikimara kukubaho tutaragera no ku bindi wowe wabyakiriye ute nkawe wari usanzwe ubona ureba abana bawe ureba umutware wawe wabyakiriye gute yewe nguriya umubyeyi yabyaye nabarya ahantu umwana akamukubita umunyafu ntajya bwenda aricyo Imana yabiri ko gukora ahubwo ishaka kuba ari umunyafu cyangwa ari iki bisibinge mu kwizera numva ko nabyakira ngo nyine ari bisanzwe ari uburwayi ndabyakira kubyakira izo mbaraga zavuye he nko kuko ari uburwayi budasanzwe kuko nk'umuntu wari usanzwe wikorera uturimo tugiye dutandukanye ubona izo mbaraga wazitewe nande wazikuye abantu muri nge numva iyo navutse njyewe nkunda ibintu byo gusenga cyane nawe nabaye twakundaga gusenga twarya dusenze nijoro tugasenga mva ko Imana ikora ibitangaza mbaho ndi mutoya n'abandi bose barakura numva ko nanjye ngomba ko Imana ikora ibikomeye nkaba mukuna umwana igi rijya mu nda ya nyina rikaba ritoya rigakura umwana akavamo umwana akaba umugore akaba umugabo akubaka yavuga ngo Imana yakoze waremye rwa ruhinja nanjye nshaka kunuma bushyashya nkazakira kwenye mba nibyiziye kwese ku Imana ndimo umwana uruhinja akazamuka boroboro kamugeza hejuru kucyengera nshaka kuba Imana yabikora yazera mane yapfuye kucyengita nshaka kuba yabikora gusa nge nizera yaturemye twisanga kwisi ntawe yiremye kwisanga tungana gutya sare turemye turazamuka tuzamuka nge rero ni nizeye Imana yo mwishura turemye uko bimeze umwami Yesu neza kuri bitangaza nk'ibyakoreye Kana ngahinda amazi divine nize nge uzandika no kwizera. Mama ufite abana bangahe? Undi bagomba kuba bari 8 ariko ari 7 umwe yavuyemo kitabishikara
karakitahiye iwawe nyine. Ufite abana muri make wabyaye abana 8, umwe yitabye Imana. Okay. Hanyuma nyuma y'ubuhumyi yo kuba warabanye n'ubumuga bwo kutabona bije wari muzima, nta mwana wongeye kubyara mu nyuma? Misoya ntabwo nabitinyuka. Ubu muri make ufite abana 7. Muri abo bana 7 ubwo uba wumva udakumbuye kubona amasura yabo? Njyewe kubera ko nabyo mbona numva nyaza ariko natari neza, ariko nkumva nyagereranya gutya umva wese ni muzi wariwe nkakariya nakabyaye nkibona numva ko kaba kameze mu maso, niba naje ndamenya ko baje nari umukuru ari muto ndabamenya. Ubu muri make ntago basha kureba ubu noneho uko bangana, uko bari gusa? Ese nimba Imana yanjye naba nkubeshye nakubona neza, nasiko ntabona nakora iki? Wumva muri wowe umerewe gute kubura aho ngaho wifitiye abana bawe ukaba utari kubasha kubona ukuntu bangana muri iyi minsi, cyangwa se nuko basa no kubareba bari gukina? Muri wowe wumva mu mutima umeze gute? Njyewe gusa byose mbifite kimwe, njyewe numva sinakora Imana gusa mbyereka bagiye barageze Imana bagaruka nkavuga ngo Imana barinde kandi bagende imbere, none nakishaka ko nabamarira niwe wo kubagirira neza, none sinakora Imana yanjye. Buri umwe wese ko amenywa n'uyamuremye yanabigenzane, ubwo gutaha nkaba ndabumva kubaza, nkaba ndabumva nyine kuko nabyaye mbona mba mbumva nkabura bamukurenda ku binzobe umukuru wamukurikirana igikara sigaye yatana hari yagiye guhaha kakara nagatunye mbese, ubwo nuko vango mba mbaze ariko masazire ndetse nzaba mbamenye. Ubu ntabwo ushobora kuza bamenya no mu minsi iza? None se hari ikintu kijya kiba ku bantu ku babyeyi, ubu byibura ijwi iyo wumvise n'ijwi ry'abana ubasha kuvuga ngo uyu n'uyu nguyu? Yes, nyine na mututu navamo binaje mu 2000 naho nagiye njya hose, naho nakemba none bansuye ndabamenye wariwe kuko mba numva twabanye mba muzi nyine nkumva ijwi twaganiriye bose ndabamenye. Twabonye umutware wawe, uretse ko nawe wenda nitugirirwa ubuntu turi buze kumuganiriza, we yabyakiriye gute? Yewe nyine nikabura ko kubabara, ariko yabyakiriye mu byo bonasi yagira ati kazama wenyine akakumabara kwakora wenyine avunika nta kazagira, ariko niyo agafite nakora kiyakabonye sanga nyine ikintu yabuze wenyine muri we. Nasiko umugore mugabo buzuzanya ubwo yabuye ngishuri muri pfuye amasaha yari barabiri yapfuye rimwe, ubwo nyine nabyumva arebe rimwe, nase yabyakiriye gutyo nyine nawe. Muri make nta kazi afite, nawe nta nubwo bashije kugira icyo wakwikorera. Nawe yahagaze mu kwa 11 ntago bageze banamwishyura kabisa, ari nyine mu ngoma mu buryo sinze ku muhanda aho ngaho ngo yahagaze anyene bamakira kumujya ku muhanda aho nta no kugeza banamwishyura kabisa. Niba bagiye sinze kubyaye hamwe kubundi franga warayariye cyangwa ati uya nako ndayabona, ariko Mana yanjye n'umwana agiye ku ishuri agenda bamukwa mbere nawe yazanye yamaye ishuri nyine uyu mwana utangiye ishuri mu seconda yaragiye mu wa mbere secondaire, ubwo nemeruka asandi bajya ati kutayabona ajya n'icyaje afite abandi bayahaye kwereka kabisa ati uya takanye nuko nagatusakanye warakitoriza. Hanyuma ubuzima numva bukakaye butoroshye, urimo n'abana 7 ndetse n'umutware, uburyo bw'imibereho yanyu mu buzima busanzwe bwa buri munsi bwaba bwifashe bute? Yewe ubuzima busanzwe ariko ubwo kigiye cyane none rwose Kigali icyambere turanakodesha, niyo nubonye baje kujyanye bandika baramufarima mu bayobozi b'umubyeyi wacu mu gihugu baje gutanga ubuhura ngo bandika bayabaye kinini iki bukiye baza kutwandika banyeka mu VUP bigeze nakati bakoresha njora bavuga ko mfite ngo umugabo, ariko nareba nkazaje nashingiye kandi nabo nari nyibona akase muri iki ati biranyebera 2017 bagenda bampagarika nyine kuri VUP kunabo ndabyakira njya nsenga kuko ntako bari bonabo babonaga kumbona kandi ntabona ko ntago babisobanukiwe. Nyuma barakoze hari igenzura ko ntabeshya simbizi bongera banyandika banshyiramo ubwo nyine ndashiye nubonye mwishyura inzu umuntu mvandi mwarayintishije ngo mbemo, ariko
amafaranga ndakuye ndatuma ndayamuhereza ariko nyamuhereza nanjye ku buryo nyene yegenye ntabwo mbese anshyiraho intoza anshyiraho agahato nyuma nyabonye nyamuhanye nyamukirakira nabonye muri mama ko nateye muri mama amezi 3 inzu uyirimo amezi 3 narindi matatu ariko ngende Imana ishoboje nkamunagira kumwe gutyo mbese none yanyihanganiye noneho nyene njye wakona kugeza bimbaho ku ikindi gihe ntabwo byambayeho gusa byambaho meze nyene yakoraga nyene aho ngaho sibana mwishyura we ukuntu bigenze twabonye bamereje twonka twishyura inzu n'abantu tunarye abantu bakanyisurira abantu baransaba kujya baransura kabisa nta muntu tanso abantu nyene tuziranye baransura kumbabazi kumuheza Imana nyene wakurikiza nuko meze honzani ntiberaho gutyo. Bakunzi ba Katikati Media ngira ngo muri kubibona muri no kubyumva ububabare n'agahinda gakomeye uyu muryango ufite wenda turaza kuganiriza n'umutware we twumve hari icyo wakora hari inama watanga ese iyi ndwara we hari ahantu wigeze uyibona hari umuntu waba uyize ese yaba yarigeze agerageza kwivuza ku buryo yabasha gukira n'ahandi hantu noneho dukomeza mama mu Rwanda haba ibyiciro by'ubudehe ngira ngo haba icya mbere icya kabiri ndetse n'icya gatatu mwaba muba mu kihe cyiciro bageze mu cyambere barabisabiye nyine njya mu cyambere kubabona nakubona amafaranga yakura naje kujyayo baza kwibisha rimwe bashyira mu cyiciro ntakwiriye asubiramo ijoro nyine ngenda nabyo ndabyakira abantu barababara ngo ikibakishyizemo nimwibabara ari impamvu uriye nyuma ukibaza gukora andi majonjora y'abantu bagiye mu cyiciro badashaka dusubiyeyo bahita banshyira mu cyambere ndababwira uko bimeze ati yo n'ubundi nyine hakwibeshya nyine mu kwandika ubwo banshyira mu cyambere mituweli nyine bayo nyine kigiye banashyizemo kugeragezwa kuba nagiye gutyo ngwaza n'abana mbarwajije ubwo kigiye yakuba bibeshye ku cyiciro nyine ndabaje kubarwaza mbona birankomereye ndabwira umuvandimwe ruguru ati yo nta mituweli ufite mbese ati oya atagenda nyine baramvuganira nyine banshyira mu cyambere nyama mituweli rwose ndabashimira ndanayishima cyane amabyeyi wacu adufasha twitaho ariko ntabwo kubana n'abantu nacyo ntacyo n'abatuzi ntacyo yanakora kindi kirenze ariko gusa ndashimira bankorera nubwo nyine wagirutse se ngo nabyo nababwira ngo ibike bitaburi buri ngibike bitaburi buri nawe nawe yabonye nkashobora kurya nkatwishyira n'iyo nzu nshobora kuryama nkaryama nkavuga ngo nubwo ndyamye ntabuze kumakonje kunshyira hanze nubwo tukisenya ibintu gatuza ukiryamira abana babona hakaraka nyine gutyo nubwo Imana nyine yabizi byose kizima nuko bajya bavuga ngo uwizeye Imana ntakorwa n'isoni koko uyu mubyeyi urabona yuko no kuvuga afite morale hari icyo yizeye Imana ishobora byose ariko bakunzi bacu namwe ngira ngo muri kubibona muri no kumubona n'ukuri ubuzima abayemo ntago bworoshye hanyuma rero abakurikiranye Katikati Media bakwibaza bati ese mbere yo uko ahura n'iki kibazo cy'ubuhumyi uyu mubyeyi yakoraga akahe kazi amana umva mbere yuko mpana ikibazo urenge nashatse mbara kwa muganga kwa Kanimba ni umutware wanjye niwe twahurira twakoraga turanze kumvikana nyine by'abantu nyine bumvikana nyine dukora nyine byo kuzabana nyuma rero nayo muzi twe dufite akazi twese nabo babwiye byabatangaza ahubwo turangije tuza mu buzima nyine bw'ibyo tukora gutyo ndajya nkora nkabatunga abana nakishyura inzu uko bishoboje nako mu byo gushobora nyine bishoboje ayamaye nkayishyura inzu ngegamye no gutunga abana banjye nyine no kandi ntacyo twaburaga twaryaga neza tukabaho ubundi njyewe nakoraga kujya gufura abaturage nakoraga nafuriraga abaturage wa mudugudu wose nijya gukoreraga ari impamvu nta nkunda ntabwo yise nkuyemukamo
nta muntu yize inyuma mu kirange bwanjye ariko ku bushobozi cyangwa n'amabi byo hanze cyabyisi byo bindagurika yenda nta muntu ubura ntaho kundwa na bose sinava ntabyera ngo desimbize ndaruna nahemukiye aho ku bwanjye numva nahemukiye namahemukiye Imana nshoboje kagira namusaba imbabazi twumva ko namemukiye kabisa ngiye numva sinzi ndabishaka kuba akundumva nta waba mbizi nkuko nabinyubuza namusaba imbabazi kabisa pfukamabwa nimbwira icyo naba nagucumuyeho nkamusaba imbabazi kunze ko byose bishoboka umwana w'umuntu arareba agacumura aravuga agacumura yareba akavuga bibi amatwi akumva byinshi ariko wowe wishobojwe n'imbaraga z'Imana byose bishyira ku ruhande ukabyumva bikaca mu gutwi bigaca mu bikegendera mu kundi kwituriza gusa ubwo Imana yacu kazakora ubushobozi n'ubutware yakubwa ati iminsi yawe yarangiye bwati iminsi yawe inkongera iminsi yo kubaho ukavuga ngo amina ugashima Imana yacu cyane kubonesa wakora iki kintu utashobora ntabwo najya kwiba sinjya gusa sinzi gusaba numva Mana yanjye sinzi no gusaba njyaga njye nabaza icyo ku ikintu nkabwira abo nakoreraga numva mabuja nabuze nabura iki n'iki amafaranga ngo nzatuyahereho nza gukora ubwo nkikora akazi Mana yo mwijuru hose ntakoraga nzaremera hose ndeka makora ariko ubusanzwe ubona abana naracumuyeho rwose cyajya narakoze Imana isamba bari ndumva nta gisinze nicyo nishinje. Muri make wakoraga akazi ko gufurira abaturage ukireba mu gihe kingana n'iyo myaka 6. Hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, ni iki kintu wumva abantu bakurikiranye Katikati Media wabasaba? Nansaba Mana yanjye ko dusaba byinshi gusa ngewe nabo barebye ko umuntu cyambere nambere ko n'umuntu yishyura inzu n'akazi afite n'ubuhamya bukomeye cyuko nabo bumvise ko mbayeho bayoke bajya bakora baba mu bushake bw'Imana bafashe nabo none ndabona amafaranga nabarabyina itagenda cyane neza cyane uko ngenda bibona enda bandi sinzi ko bameze cyisa mu byukuri nge mbonye ndi mu nzu ntawe ngati nyishyura mu kwezi gushitse nawe ukabura nabwo wabura atinyishyura Mana yanjye umva kubangamiye nutwe umuntu yaguha hasi kama 1,000 cyangwa 2 kugira ngo mbirye nkabishyira ku mweko ntiyasane igera wa munsi nje kuya mbona ko ndyama kabisa birakomeye gusa kuko kuryama nje bikomeye muri ngewe no kurya abana bato bagomba kuba shaka amata bashaka bikoma ariko Imana byose bikora bishobora bizana gutye bishobotse nyine yo nabishobokeye umuntu kana karagufasha aramfasha ariko ntago ibintu byose byaza buri munsi kuko usawe bakora he gusa no nyine ngo dafite nk'umurwayi niye bibonye nyine ujye nza bukeye kugira ngo wereke iminsi yakwicuma nuko rero icyakabiri wabona ubazama cy'igihombe bakinagira ukahita kumva umwana ararakabura akakipfundikaho ashumwe ntago ikindi atenda mwenda kuze mwene data twarabaye akira 2 uteke ahira abana ubwo no kuva ngo nyipfundikaho sinagitanga tanga suka itanga ko yishuka iminsi yagera kubikinsuti kuno kugira ngo n'amezi nawe nyizinyajyamo kuko nyine nashaka kuba nayatanga ariko kuko byakora byateye iminsi yashize natubonaga kumva nawe nta kazi ntaki tatereza nyiri inzu tatumuhereza bigatuma rero n'impamvu n'amezi nigeze kwashatse nagezemo kabisa. Uretse iki kibazo cyo kuba ubana n'ubumuga bwo kutabona buje mu gihe kingana n'imyaka 6, nta yindi ndwara waba ubana nayo? Andwara ni basa umubyeyi we bajya bavuga ngo mfite indwara y'ihungabana akonje muri make mavandimwe n'ibibazo kuba umuntu ko wazamutse uruhinja ukabona ukuntu imibereho wabayemo ukabona nuko niyo kandagiyemo byose bibaye kimwe ukabona n'intero rimo Imana yamwishuwe ndetse ku Imana ntacyo kuyimarira icyo gihe niba basubira kurenga bikabisa byakurenga. Mama reka tugushimire ku mwanya wawe waduhaye, reka turebe n'umutware wawe nawe tumuganirize twumve uko yakiriye iki kibazo cyawe muri rusange. Wakoze ku mwanya wawe. Nakuri murakoze n'Imana bamwishe kwa mwaje mugateye cyo kuza hano
turabashimira ukuza kwanyu no kwitanga kwanyu, kandi mwe muvuga n'umubyeyi wacu Kagame Paul mujye mumushimira. Naho ndi niwe kabisa, no kuba ndyamye gutya niwe, no kuba ndiho niwe. Mana nsinzi igihe mvajya barazimbese mwami Yesu, sinzi icyo namubwira. Ni ukuri kabisa nyiramushimira ibyadukoreye abantu, u Rwanda rugufi. None se ko batatubona nk'amaso ku maso, mwe muvugana mu bushaka nyine mujye mumushimirira. Kwa mubyeyi mushima nitwa Gasinyirwa Denise, mujye mumushimira rwose. Njye namushima cyane, azi Rwanda rugufi kera mbese nuko bimeze. Azi Rwanda uko yatumara cyose, aba yahayagira inka, aba kuryama njya kuryama rwose. Sinakaryamye ariko ampa kuryama. None se batatumaye nabijya, batatumaye ngo ba nkuko dutanze gutyo nabigenze naryama guteze. Nuko byagenze rero, ndabashima namwe mwamwitanze, abayobozi beza, mujye mugira akazi keza, Imana ikibone kandi bashoboze. No kuri Imana kwinginze ngo bene data uko bitanze ujye suko batabuze icyo bakora, suko batabuze uko babigenza kundi, ko bayicaye muri inzu yanjye, suko bayikwiriye, suko ari nziza. Ahubwo mwami Yesu n'imbaraga n'urukundo n'ubushobozi, nkuko abagenzi imbere baza hano ukunyuma bashoboze, wabagenda bose barinde, bagira n'amaguru, bagira mu byakozwe n'abana b'abantu, babera umushoferi, bagenda imbere, bahengagize urukundo bafite Imana. Mwami Yesu ntibakuragije iminsi yose, n'abandi bose bameze nkabo, n'abandi bajya kudusura mu minsi yatambutse, n'abandi bose bari umwami. Mwami Yesu nk'abanza nkashimira leta yacu y'ubumwe, mwami nyakugira neza, nyagora ku ngoma, babyeyi beza, babyeyi beza, bana b'i Rwanda, Imana ijye barinda kandi bamugisha igihe cyose. Ayanjye nawe Gasinyirwa Denise, amen. Amen, urakoze. Bakunzi ba Katikati Media rero, ndagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu turebe muzehe ahantu nawe yabari. Papa, aha, yego yego, twaganiriye umukecuru tumaze kuganira, ariko nawe twifuje yuko twaganira. Mbere ya byose ndabanza kugushimira, uri intwari. Murakoze. Nitwa Rusanganwa Innocent, bashimiye ko muje kutuganiriza n'umutima mwiza. Ikaze, Imana ibahe umugisha. Yego, ahubwo wowe iguha umugisha, kandi ibihe n'ibihe byose, kubera ntabwo biba byoroshye. Ariko mbere yuko tugana tukubaza ibintu byinshi kurushaho, ubu butwari wabukuye he nk'umuntu w'umugabo? Tumenyere yuko abagabo nta kwihangana kenshi bagira. Ku myaka 6 muze ungana na data, ungana na sogokuru wanjye, niko mbari ko mvuga. Wenda tubwire ubu butwari bwaje guti? Ubutwari rero ukuntu bwaje nuko imfasha wanjye namushatse mukunda, turabyarana, aza kugira ikibazo nk'uko mbajije, ariko ngomba kubyihanganira kuko byose Imana irabizi. Nuko tugejeje amagingo n'imbaraga z'Imana. Kuyobora urugo hano muri umujyi wa Kigali ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bikomeye, ariko narabyakiriye nta kundi. Ariko njye numva nizera ko agomba gukira. Ko yatubwiye yuko yagiye kubifuza ahantu henshi hatandukanye, bakamubwira yuko atazakira. Kugeza ubu wowe uri kubyumva gute? Yewe rwose aho hose twagiye tujyana, yewe n'ikabwa twarajyanye, abaganga baramusuzuma bavuga ati ntabwo byashoboka. Rero bimaze kuvayo nishyizemo ko ngomba kwihangana nk'umuntu w'umugabo, nkarwana urugamba, Imana ikarumfashamo. Yatubwiye yuko mwakoze kwa Kanimba mukitangira kubana, kandi imyaka ibaye myinshi. Kuri ubu wowe ukora iki kugira ngo ubashe gutunga umufasha wawe ndetse n'abana 7? Icya mbere ndashimira leta yacu, kuko yagiye imfasha uko bishoboye kugeza na n'ubu. Ndashimira n'akarere ka Kicukiro, n'umurenge, n'umudugudu, n'abaturanyi, ko burya abaturanyi utari kumwe n'abaturanyi
pe ntabwo utabanye n'abaturanyi ntacyo waba ukora. Abaturage urabona muri ibi bihe bikomeye twagize, abaturage pe ntawaburaye ntawabwiriwe, abaturage babidufashijemo kugeza n'amagingo aya. Ubusanzwe rero nakoraga akazi, nakoraga icyagabaga, madamu amaze kurwara akazi ndagahagarika, nkajya nkora ibiraka hano muri karitsiye byo gufura kujya gute, n'ubu iyo umuntu ampamagaye ndagenda ngakora ikiraka, yamara n'icyo gihumbi tukaza tukagikoresha iminsi ikicuma. Ariko ikintu kingoye cyane inzu, iyi nzu ntabwo nyiberamo ubuntu, ni ikintu gikomeye. Hari ahantu nakoraga muri kampani, twakoreraga hano ku Isonga hari imbere yaho nabasanze. Indwara yari imaze kuza harimo amezi 2. Ejo yampamagaye ngiye ku cyicaro kwishyuza amafaranga. Rero nagombaga kwishyuza, yumvaga yuko azamfasha kwishyura inzu no kugira ngo ubuzima bukomeze. Arumva rero n'iyi ndwara yaje yahungabanije igihugu cyose n'isi yose, ntabwo ari njye njyenyine, n'isi yose, ariko tugomba kwirwanya. Nk'iyo atari ibanga, nimba atari ibanga, n'irihe jambo rikomeza umufasha wawe akenshi iyo muri kumwe ndetse n'abana ukunze kumubwira? Ikintu ngomba kumubwira akihangana, tukihangana rwose. Njya mbimubwira kenshi, ntugacike intege, nanjye singomba gucika intege, ko ni urugamba rutoroshye, tugomba kururwana. Nagenda mbere ye azihangane, yagenda mbere yanjye agomba kwihangana, kuko iyi si turayicumbitseho. Hanyuma n'iki wabwira abakunzi ba Katikati Media? Abakunzi bayo rero nababwira rwose, uwashobora kudufasha icyo yashoboza, Imana yamushoboza. Muze hari umuntu uramutse kuba yagutelefona kugira ngo abashe kukubwira amagambo y'ihumure, abashe no kugukomeza aho yaba ari hose hatandukanye, ndetse n'ubundi bufasha yaba afite yifuza kukugezaho, yakubona kuyihe nimero? Ugira nimero ya telefone? Ufite telefone muze? Ndayifite. 07 8 6 2 7 2 6 6 Ndibaza nimero mwayibonye rero, mwa telefone uyu musaza bakanakubwira n'amagambo agukomeza muze. Ibabona muri mobile money? Nyibamo. Ngira ngo rero mwabyumvise, nkuko uyu muryango mubibona, n'ukuri icyo washobora icyo ari cyo cyose kikuvuye ku mutima cyafasha uyu muryango. Muze reka tugushimire, kandi tugushimire byimazeyo no ubwihangane wagize muri iyi myaka 6 yose, kandi ukomeze ukomere wihangane. Murakoze, namwe murakoze cyane kuba mwanzirikanye, ahubwo n'Imana yabafashije kugira ngo hari umuntu uherutse kuza, niba ariko kangahe yaje aratuganiriza, ndumva yenda ari we, yenda naba yaradukoreye ubuvugizi kugira ngo muze mutuganirize, muze mutusure, nawe yabigizemo uruhare. Imana imuhe umugisha. Nawe iguhe umugisha kandi komeze bane nawe. Bakunzi ba Katikati Media rero, ngira ngo mwabonye no muryango, ariko urababaye, ubayeho mu buzima butoroshye. Hari icyo wakora, hari icyo wawubwira. Komeza udukurikirane rero, ntucikwe n'inkuru tugenda tukugezaho zigiye zitandukanye. Kora subscribe kugira ngo inkuru yacu kuzajya isohoka ujye ubasha guhita uyibona, ntucikwe.